Mwiriwe neza abakunzi ba radio televiziyo Nuru ya Mashariki, tubifurije ikaze muri aya makuru yacu y'umugoroba wo kuwa gatanu tariki 2 z'ukwezi kwa gatanu 2025. Muri aya makuru muri hamwe na Sentama, mfite umutumirwa muramumenyereye ni Mushakamba. Mushakamba, wiriwe neza? Amahoro. Sentama, wiriwe. Mwiriwe neza Mushakamba. Yego turi amahoro. Yego. Nahoze ndeba Uvira. Yego. Nabonye ibiteye ubwoba umuntu aheruka kubona muri ya misozi ya Masisi. Bya bintu duheruka kubibona za Kicanga, duheruka kubibona za Ngungu, za Mushaki, hari n'umusozi bitaga muremure. Muremure yakatsindwa yamaze abarundi. Duheruka kubibona za Heza, za Ruzirantaka, muri ibyo bice. Imirambo yuzuye rwose, nabonye Uvira. No mu kibaya na muri kwa Dushoka. naho twarabibonaga. Nabonye Uvira rwose, imirambo noneho yibereye mu mazi, amafi amafi niyo z'umubare w'abahafi. Amafi niyo yatanga umubare. Biteye ubwoba. Nkurikije imyambaro nubwo bose bambara kimwe, ndege nabonye bari abantu ari FARDC. Bari abantu kigaragara babonye ko ari bote z'umukara, noneho bikaba uniform uriya mwambaro mushya wa FARDC ufite bawita sankore. Nta kora y'ishati igira. Ni ukuvuguranigirije mu ijosi. Rero urabona ko bari ari FARDC. Kandi hariya byavuga ko barwana na Bazarendo basubiranyemo. Ubundi hariya niho hitwa Kakika. Buriya ni imwe mu makaritsiye ya Uvira yegereye amazi. Wari umubwiye ngo iriya mirambo urabona wabonaga ari FARDC, nubwo nanone kigaragara ni FARDC bahaguye. Kuko ni ibintu bigaragara. Baba ari Wazarendo yaba tikuye se cyangwa ni intare zaje mu mwambaro wa Wazarendo? Shakamba kwemeza ngo ninde biragoye. Iyo urebye amakuru ava hariya y'abantu hariya, yego, kwemeza ngo ni bande baharwanira bariya bapfuye baragaragara mu FARDC. Yego. Ariko kuzemeza ariko wenda tugendeye ku magambo y'abaturage babo, twamenya ngo ninde. Ariko ikiriho, yego, nanjye mpuje n'amakuru dukurikira umunsi ku munsi, yego, ikiriho nuko FARDC ifitanye ibibazo na Wazarendo n'uyu munsi barwanye. Ntabwo basiba. Ikiriho rero abantu babo baravuga ko ari bicanye nyine ari hagati yabo Wazarendo na FARDC. Ukuma bavuga ngo abantu ngo barabongo na FARDC na Wazarendo basubiranyemo, basubiranyemo batese. Ngo reka ngo FARDC bariye amafaranga y'umwanzi kugira ngo ngira ngo ni ibintu twavuga dushingiye aya magambo wenda niba utanyemerera ngo nyasome. Ngira ngo mbere yo kuyasoma, yego, tubanze tubwira abantu, yego, tubanze tubwira abantu ko intare za Sarambwe, yego, tubanze tubwira abantu ko ni intare za Sarambwe, yego, zo ziri hafi cyane na ya Uvira. Hafi ya Uvira. Abaturage baho barakubwira ko kuri moto ni ahantu ugenda iminota 30 kuri moto. Yego. Urumva ko ari hafi cyane, ni hafi pe. Ariko wareba muri Uvira hari intambara. Yego. Hari intambara ya Wazarendo ziri gusubiranamo. Subiranamo na FARDC. Na FARDC.
iyi ntambara rero wayireba yego ukabona dukurikije uko wazarendo ziri gusubiranamo yego ukabona ko harimo ibintu bibiri bigaragara. yego icya mbere wazarendo bagomba gushwana bapfa amafaranga bapfa kuba harimo ubusumbane hagati ya FARDC na wazarendo kandi bivugwa ko wazarendo arizo zirwana ariko harimo n'agasuzuguro ndetse gusuzugurana no kuba noneho FARDC yembwa menshi ishaka gukura wazarendo mu mujyi kandi mu mujyi ariho wazarendo bateze amakiriro ariho basoresha bakuru n'ibyo bambuye inyuma y'ibyo rero yego harakurikiraho ikindi cyo kuba M23 tuzi neza ko ifite ubuhanga ishobora kwinjirira umwanzi yamara kumwinjirira ikamuteranya muri kwa kumuteranya ikamuhonderamo kuko turi kubona uburyo FARDC iri gukubitwa tukabona bitandukanye nuko wazarenda ikubita kuko bagiye basubiranamo ni henshi bagiye basubiranamo ariko nta na rimwe twigeze tubona bikomeye kuri ya mishaka nta nubwo bimara igihe kingana nk'iki ngiki cyane tubwira abantu ko makuru ahari yego ari uko guverineri yahunze si guverineri wenyine ni ubuyobozi bwose bwahari bwa bundi bwavuye Bukavu bumwe bwagiye kuri moto bari bawushakiye ibiro Uvira babajyanye Beni ubwo niba bakuye mu ntara yabo guverineri z'ubwo noneho hari abandi nyine ubwo nguwo yahise aba expired bari benshi cyangwa bakoze umudugudu w'abaguverineri ariko se koko ko agiye Beni kandi Beni hariyo guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ya guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ni Bahati Musanga Erasto ariko wangirwa guverineri wa mu generali niba ari Kakure Somo nawe niho ari izo guverinori ebyiri umudugudu w'abaguverineri tugezeho amakuru n'umwuka uva mu baturage bahariya gusa ikiriho nuko niba ari intare ziri gukora akazi neza yego niba ari wazarendo nazo ziri gukora akazi neza kuko bose n'abanzi ba M23 niko bimeze twajya kuri ya makuru yego tukareba uko abaturage bari kuganira ibya hariya ikanyafungure ndebe ari naho tuza gusanga nabo bemeza amakuru ahura nayo dufite ko intare zageze Kiriba yego kandi Kiriba akaba ari mu birometero bike cyane pe ugana Uvira barabivuga byose ahubwo mu gihe uyihashaka nayagezeho wenda reka nta kibazo banzu yatubwire mukandaza mvuga iby'abarundi muri Uvira n'abaturage baganiraga ari bari mu kiganiro cy'abaturage ariko noneho bari hariya bakurikirana ibibera hariya umwe yavuze ati vitubienye viko na pitika Kongo hatujue jinsi tunaweza vielewa juu wazalendo na guvernema baripigana sana kule Uvira ibintu birimo bibera muri Kongo ntabwo twabisobanukirwa kuko abazalendo na leta ni kuvuga FARDC barwanye cyane FARDC ilishagashindwa resiste meme debilite na M23 kazi yake ni kukimbia FARDC ntabwo yarananiwe ntabwo igihagarara imbere ya AFCM FARDC ngo ni ukwiruka gusa niko kazi kayo
agakomeza ati kisha wanaanza tumia kwa wazalendo. Hamuone kama nchi iko desordonnée jusqu'à la moelle épinière. Kuvuga noneho rero bananirwa ARCM 23 noneho bakigeragereza kuri wazalendo, bagahimbira kuri wazalendo. Ese ntabwo mubona ko igihugu cyamaze kuba akavuyo kugeza no mu misokoro? Agakomeza bakuta FRDC bakisha tango kwa mambo ni juu ivurugu wazalendo na jo kumapatia chunga Uvira na Karemi. Ati igihugu cyaje makavuyo. Avuga ko ngo bigeze no mu misokoro. Ushobora gusanga FRDC barariye amafaranga y'umwanzi kugira ngo batange akagace. Kariya gace ka Uvira. Nindira agace Uvira na Karemi. Uzabona amakuru mu minsi iri imbere mike. Uzareba uko bizagenda. Pale fasi bako aseme ni kushuka Muvili tu, hakuna wakati mingi selo mwenye ninaongea sofke wazalendo bako na wafungia njia mwa ile kushukia musantre vile. Rindira gace hari baravuga M23 AFC. Hari abari nukumanukira gato gusa binjira mu mujyi, zamanuka gato binjira mu mujyi gusa nuko wazalendo barimo bitambika mu nzira, ariko ubundi nukumanuka gato gusa bakinjira mu mujyi. Hari umuntu twavuganye uhari wabimbwiye. Undi ati abo twese nuko bimeze. Barakomeza ati bako Kiriba ariko Kiribata just message ya ule mwenye alituma mu group. Ati bitandukanye n'ibyo uriya yohereje muri group, ubwo ni group ya WhatsApp, urubuga rwa WhatsApp. M23 iri Kiriba. Kiriba rero Mushakamba ntanazwe kuba hari uruganda rw'isukari. Sinzi niba ubu rugikora, ariko hari uruganda rukomeye rw'isukari. Numva rero ko arimo avuga ko bari Kiriba. Niko na rafiki pale sur place anasema ni Kiriba njo hapana ile jina mrutuma ya Kiribata. Tigere inshuti hariya yambwiye ko ari Kiriba, ntabwo ari yanze na Kiribata mwanditse hariya mu rubuga. Kiriba c'est déjà Uvira papa. Ati papa Kiriba ni nkaho ari Uvira. Bientôt Karemi ashyiraho akantu ko kumyega kimwe bita emoji. Yego. Ati vuba ahangaha ni Karemi. Kuba bageze Kiriba ni nkaho bari Uvira. Cyumva rero gake mu gihe cya vuba ni Karemi rwose. Ndasubiza ati ndiyo aseme ni 30 minutes na moto. Ati nibyo ngo ni minota 30 kuri moto. Arakomeza ati ile ndio mchezo yenye bamoya banapotezeaka maisha yao bure, ile kufunga njia njo blade tu. Tukikamata mfano ya sekurite ya paka yenye ilikuwa Goma, siwezi jitesea bure. Ati rero byo kubitandika nibyo bintu bituma umuntu atakaza ubuzima bwe kugusa. Amaherere. Ati ugereranije n'umutekano wari Goma, Goma ikaba yarafashe.
ati kwiruhiriza ubusa ubwo ngo bajya kwitambika hariya gutakaza umwanya no kujya gutakaza ubuzima bwawe. yego rero ibyo sinabikinisha. Arakomeza ati orkepa dipande dishuke batashimire tukwingira. Ntabwo nakuruhiriza ubusa njya gutakaza ubuzima bwanjye ndabatangira kandi byanze bifunze bazinjira mu muti. yego agakomeza ati ningeri kwaka president kama niye nisha desarme FARDC yote ninavarisha wazalendo zile arme FARDC inaenda kukunja. Ati yaba nari perezida gusa ati FARDC nayambura imyenda nkayambura ziriya ntwaro ubundi imyenda nkayambika wazalendo nkabara ziriya ntwaro ubundi FARDC yose ikajya mu kiruhuko. Kuvuga ibi bigaragaza icyizere abaturage bafitiye FARDC. Babona ko nta kishoboye muri make niho akavuga ati nta kishoboye. Waba kwayo ni imburamumaro. Ati kuba haba kwayo niho akavuga ati kuba kwa FARDC no kutahaba ibintu nahabakura nkambika imyenda wazalendo. None ko tuzi ko wazalendo nabo ntacyo batamara kabiri imbere y'intare. Ariko rero mushakamba ibi binyereka hano ushobora kwibaza uwabivugaga niki. yego ushobora gusanga ari umwazalendo wavuga ibi ngibi kuko ntawe uvuga amari. nabyo birashoboka sibyo. ariko yavuze ko atazitambika intare. ngo ntazitambika igihugu cyaratanzwe. ahangaha uwabivugaga wahamya neza ko ari umuzalendo. atabaho umuzalendo akaba umuntu wa hafi y'abazalendo. ni umufana wabo ushyigikiye abazalendo. icyo mbona. urumva rero ngibyo biri Uvira iraraye ntiyiri mu Mushakamba. twajyaga tuvuga ndabyibuka ngo ngoma iri mu idinika. sinzi rero Uvira yo iri mu giti. iyo Uvira ikiriho ni kimwe. yego FARDC uzi ubwenge yayihunga. yego ko natayihunga arahasiga agatwe. yego iyo Uvira amakuru yandi mfite. yego nuko ngo hano hitwa kwa Musinga. yego habereye ukozanyaho intare za Sarambwe n'abarundi. aho ingabo za Neva zagerageje kongera kwipima imitsi n'ama 23 ariko intare za Sarambwe zikazikoramo bakirukanka. buriya umurundi ushoboye kubara waba inshuro amaze kwiruka. gusa ariko nubwo ari kwiruka ari gutegura ngo ibitero kuri mama 23 ayitera. niba ashaka kuyibuza kujya Uvira ubu nibyo biri kunyobera. niba ashaka gufatanya nandi ukabona bizamuhira azahakura nk'ibyo yakuye ahandi. ariko mu bice bya Kaziba hafi yaho ndavuga za Ruvungi ngo niho hari abarundi cyane akaba ari kwishaka ukuntu ngo bazatesha umutwe intare baturutse aho mu biryo bice bya za Ruvungi. bishatse kuvuga ko intare zarakatinze cyangwa zabaciyemo kabiri aho abari za Ruvungi batajya gutabara Uvira n'abari Uvira batajya gutabara abari Ruvungi. urumva rero ko mugani wuriya mu wazalendo cyangwa umufana wabo Uvira yararangiye. nubwo bimeze gutyo ngira ngo ntabwo dutinda cyane ku bya Uvira kuko ukuri kwabyo barakumvise. nuko abantu bari gupfa nuko naho intare ziri nuko FARDC ziri kubakubitirwa
ariko agahinda kongeye karuzura nanone. Mbere y'iby'agahinda ntitwavuga inkuru nziza iri mu Minembwe. Yego mu Minembwe twayivuga. Nituva mu Minembwe turajya i Kinshasa, aho hari agahinda k'abanyakinshasa kubera ibibazo by'umwuzure. Yego. Ubwo turebe mu Minembwe. Mu Minembwe bimeze bite rero? Hari mu Minembwe isoko ryaremye. Yego. Kandi riremamo ibicuruzwa bari barabuze. Yego. Bisobanuye ko ubu hari kuboneka inzira iva ahari amasoko nka Bukavu n'ahandi ashobora kugeza ibicuruzwa biva mu nganda mu Minembwe. Yego. Hari ubutumwa bwaturutse mu Minembwe ushobora kudusomera? Mushakamba wenda tutaranabusoma. Aha twibutse ko kuba iyi nkuru nziza yageze ku bantu bo mu Minembwe, ntabwo ariko ari umutima mwiza wa leta, kuko yarahirukanwe. Yarahirukanwe ntabwo ni ku bw'intare n'amadubu. Ni ku bw'intare n'amadubu, kuko abarundi FDLR byose biriya byose leta na Colonel Weringoma ariko we ntabwo bamuhaye. Oya aracyari baba bihuse cyane. N'ubundi nibwo n'ubundi bamugize leta na Colonel. Nabirabo nitondere kumuha iranka yo hasi aba yazamuwe ko barakomushinze. Nibo wakundaga kubita ngo ni takataka. Yego. Uvuga ufashe FARDC ziriya takataka zose niba banyamusaraba b'abanyamurenge nabo kandi babanga bene wabo, ugafata bamwe bo muri Gumino. Bo muri Gumino. Ugafata bariya n'induriya cyajyaga gifata abantu kitwa nde? Kitari hari Makanaki, hari kino cya bariya bose. Bariya bose barigijweyo hakaboneka umutekano, isoko rikarema nta kibazo, nta wambuwe, nta ugize ati. Mushakamba ni kubw'imbaraga z'amadubu na AFCM 23. Ibyo wenda twabwira abantu. Banibagiwe Minembwe rero, ziriya wazarendo z'abafurero n'izindi zose zibagiwe Minembwe. Yego. Ibintu rero icyo twabwiwe n'uwacu uri muri kariya gace yavuze ati isoko ryaremye mu Minembwe. Ryaremye mu Minembwe kuri uyu wa gatanu, kandi rirema neza kuko byaremyemo bavuga ibyashara, ariko hano kumva ibicuruzwa. Byaremyemo ibicuruzwa byari byarabuze. Yego. Nk'umuntu uva mu Mushakamba kubuza umuntu uvuga abantu bishimye ko bongeye kubona umuntu, kuko uvuga abantu amasabune n'isukari ndetse n'amafu, ifu y'ibintu bitandukanye. nakongera ngo ahanini hariya ifu iboneka cyane ni iy'ibigori, nk'amafu menshi n'amazutu. Amazutu ubwo ni za peteroli yabonetse, Imana yabikoze ishimwe. Iyo niyo mesaje dufite umuntu wacu hariya. Yego. Urumva rero ko isoko rwose ryaremye, bimeze nk'aho umuntu yavuga ngo ubuzima bwanagarutse byo rwose cyane. Yego. Bwari wasanzwe ariko byabaye akarusho, kuko n'ibyo bari barabuze. Akarusho kuko ibyo bakeneraga byose bari barabuze, bamaze igihe barabuze babibonye. Yego. Hari icyo wari ugiye kutubwira kindi? Igikurikiyeho
yego n'ubundi ni inkuru yego yo y'Kinshasa yego uko imwuzure wongeye ukabatera ndetse hakaba hapfuye abantu barimo abiganjemo abana bagera muri 6. Kinshasa ngo bamerewe nabi mushaka bamerewe nabi cyane nta kintu Kisekedi ari gukora kugira abaturage abagerageze kuba yabafasha guhangana n'umwuzure. Twajya ku nkuru yego inkuru rero yahariya iravuga iti iri mu rurimi rw'igifaransa yavuze iti 6 enfants d'une même famille ont perdu la vie ce jeudi 1er mai suite à l'effondrement des murs causés par de fortes pluies qui se sont abattues sur Kinshasa. Le drame s'est déroulé au quartier Heradi, au quartier Heradi dans la commune de Selembao. Ni abana batandatu b'umuryango yego ubuzima bwabo bahuye mu kiza cyabaye kuri wa 4 tariki ya mbere z'ukwa 5 bahuweho n'urukuta rwabagwiriye rwahinzwe n'imvura n'amazi y'imvura kuko yari nyinshi cyane imvura ikaba yaraguye ari Kinshasa. Ibi bikaba byarabereye ahitwa Heradi quartier Heradi muri commune ya Selembao. Muri gakomeza les victimes âgées de moins de 18 ans étaient dans un hangar lorsqu'une pluie une partie du mur de la maison voisine a cédé à l'intensité des intempéries. Les précipitations étaient accompagnées de vents violents qui a affecté de nombreux coins de la capitale congolaise. Aba bo muri isanganya bafite hasi y'imyaka 18 bari bugamye mu ihangare mu kuvuga ni ikintu cy'ihangare ubwo ndabivuga ni ikintu cy'icyumba gihutuye kitafite inkuta zo hagati yego gisakaye rimwe na rimwe ugasanga n'inkuta zacyo zitazamuye. Abazi ikinyarwanda cyinshi turabyita nk'ikibeho n'ikibandahore ni iki sinzi ko turi bukiga nk'ikibandahori. Noneho urukuta rwo mu rugo rw'abaturanyi kuko imvura yari irimo umuyaga mwinshi imvura ari nyinshi urukuta rwo mu rugo rw'abaturanyi ruhirikwa n'imvura imvura rero iherekejwe n'umuyaga mwinshi imvura rero yaguye hariya yariho umuyaga mwinshi ikaba yaraguye mu bice byinshi by'uriya mujyi wa Kinshasa uriya murwa mukuru wa Kongo. Les autorités locales ont rapidement réagi en envoyant des équipes de secours qui n'ont constaté que les décès des jeunes victimes. Les secours ont transporté les corps sans vie à la morgue. Des inspecteurs de l'urbanisme et habitants sont descendus également sur le lieu du drame pour constater les faits. Ahangaha baravuga ko abayobozi bo mu nzego z'ibanze batabaye ariko bahageze basanga abagwiriwe n'igikuta bavuye mu mwuka. Abatabaye rero bahise bajyana imibiri y'aba bahitanwe n'urukuta abana bayijyana mu buruhukiro. Yego
bakavuga ko abagenzuzi b'imyubakire n'imiturire mu mujyi bahise bahagera bajya kureba ibyabaye, bajya kwirebera ibyabaye. Yego. Muri gakomeza iti nous constatons que le mur de clôture du voisin a été mal construit et a cédé lors de la pluie diluvienne d'hier et a tué 6 personnes. Nous déplorons cet aspect des choses parce que les gens sont sensibilisés dans le domaine de l'urbanisme pour construire dans les normes urbanistiques, mais malheureusement, ils ne les suivent pas. Nous avons constaté que le mur de clôture a été mal construit, a indiqué un inspecteur. Ati abaje kureba rero abagenzuzi b'imyubakire ngo basanze urukuta rw'igipangu cy'umuturanyi w'aho ngaho babuze abana cyarubatswe nabi. Bityo ntabwo cyashoboye kwihanganira imvura, gihitana abantu 6 bityo. Kibabajwe rero nuko ibintu bimeze uku, kuko abantu turabigisha mu buryo bwo kubaka neza bijyanye n'umujyi bakurikije amategeko n'amabwiriza y'umujyi, ariko ikibabaje ntabwo bajya babikurikiza. Twasanze uriya rukuta rw'umuturanyi rwarubatswe nabi. Ibi ni ibyavuzwe n'umwe mu bagenzuzi b'imyubakire. Arakomeza ati encore ces inspecteurs, l'enquête doit être ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'effondrement, savoir si des facteurs comme la quantité du mur ou la qualité de la construction y ont contribué pour éventuellement interpeller le propriétaire de la parcelle. Mu by'ukuri ibyo umugenzuzi yavuze bibaye ari byo, akwiye gukorwa ankete. Yego. Hagakorwa ankete, hagakorwa ubugenzuzi bw'impamvu yatumye urukuta rugwa. Noneho basanga impamvu zo kuba urukuta rwari rushaje cyangwa rwari rwubatswe nabi zaragize uruhare muri iyi sanganya yabaye. Izi mpamvu zombi. Noneho byaba ngombwa uyu nguyu nyiri iyi parisere, nyiri urukuta rwaguye agahamagazwa, agatumizwa, agakurikiranwa, akabibazwa. Agasoza rero avuga ngo les parents et proches des victimes sont dévastés par cet événement magique qui soulève une nouvelle fois la question de la sécurité des infrastructures face aux aléas climatiques à Kinshasa, où les constructions informelles sont encore nombreuses et souvent vulnérables aux intempéries. Ababyeyi n'imiryango yaba bahasize ubuzima barababaye cyane, barababajwe n'ibyabaye, kandi noneho ibi ngibi rero bikaba bitera kwibaza ibijyanye n'umutekano w'imyubakire mu mujyi wa Kinshasa, ku buryo inyubako zishobora kwihanganira ibiza bishingiye ku kirere hariya muri Kinshasa, cyangwa se imyubakire itagendeye ku mabwiriza, idakurikije amabwiriza. Kandi imyubakire idakurikije amabwiriza, itubahirije amabwiriza muri Kinshasa usanga igwiriye cyane. Ni ukuvuga inyubako nyinshi ntabwo zubahiriza amabwiriza muri Kinshasa, kandi usanga umwanya uwo ari wo wose zishobora guhirikwa n'ibiza. Ngiyo ngibura ya Kinshasa n'ishakamba. Nibyo Kinshasa nuko bimeze, nubwo wenda bari abana bapfuye bakaba bari kubigereka ku rukuta. Amazu yose ya Kinshasa niko yubatse, kandi imvura ni nyinshi, ntabwo bateguye bubatse abashinzwe urabona ko mu mujyi.
abashinzwe imiturire mu mujyi ntibateguye uburyo umujyi ugomba guturwa no kubakwa bijyanye no kuba bigomba gufasha kurwanya ibiza. nta bundi buryo buba bushoboka usibye kuba bishinzira amazi kandi inzira ihagije amazi ashobora kunyuramo akomeza ajya mu migezi kugira ngo birinde ko ayo mazi arenga imigezi, arenga ruhurura akajya mu bantu cyangwa akajya mu nzu, ndetse no kuba abantu batarakuwe mu bice by'amanegeka. Kuko urebye amavidewo n'amafoto n'ubundi byasubiye cyagihe, byasubiye nk'uko byahoze cyane, haruzuye. Rero reka hari amakuru tutavuze kandi y'ingenzi, yego, ntitwasoza tutayavuze. yego, abaturage abakora bizinesi n'abandi batandukanye bo muri Sake, yego, basonewe imisoro amezi 3. yego, ngira ngo wabibonye ko guverineri Mushakamba babemereye na kaburimbo yatangiye kubakwa. Hari kubakwa, hameze neza cyane, harasirimutse. Mu mezi 5 kaburimbo iraba yuzuye. Usibye n'ibyo nabonye guverineri yageze no mu nzira zindi. Usibye na Sake, yego, guverineri yageze numvaga hari n'ubutumwa agenera abantu ba Kanyabayonga, naho hari gahunda. Naho hari gahunda yo kubadabagiza bagakorerwa umuhanda, yego, nabo bakumva uburyohe bwa AFC. Ngayo nguko rero ngira ngo AFC irakomeje mu bikorwa byiza byo hari uwahoze avuga ngo ukuboko kumwe gufasha imbunda kurwana, ukundi gufasha umwiko. Ukundi gufasha umwiko kubaka umuhanda. Ngira ngo twanagana no ku musozo. Reka dusoze Mushakamba. Ndagushimiye Bwana Sentama kuba waduhaye umwanya kugira ngo tuganire n'abadukurikiye, yaba kuri radiyo televiziyo Nuru ya Mashariki n'Umuco Wacu TV. Kuri twese. Mutwemerere rero bakunzi bacu tubashimire kuba mwadukurikiye. Turabashimiye cyane, mukomeze kudukurikira biduha imbaraga, biratwubaka. Ntimwibagirwe kandi gukanda subscribe ku batarayikanda bashya, ikandwa rimwe. Mukande like bigaragare ko amakuru yacu mwayakunze, mukande share kugira ngo muyasangize inshuti zanyu. Kirenze ibindi mutwandikire mubinyujije muri comments, mudushyikirize ibitekerezo byanyu, ibyifuzo byanyu, muduhe n'inyunganizi. Murakoze, birushaho kutwubaka. Umugoroba mwiza. Yari Sentama kuri mikoro, nakagaruka.